Ndabizi nawe uramukunda. Uyu mugabo mwiza w'imfura ni inkotanyi cyane, ubimenye neza ko ari Major General Ruki Karusisi. Ni umuhungu wa Karusisi Jabersimasi, akaba umwega. Naho nyina wa Ruki Karusisi ni Rumine Mutabonwa, umukobwa wa Boyi w'umutware watwaye Nenyo muri shefera ya Maranga, akaba umunyiginya. Major Ruki Karusisi yabonye izuba mu 1976, avukira mu buhungiro i Kinshasa muri Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rwose akana kari gato kakuriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, katari kazi uko byagenze. Rwose byari ibibazo by'ubuhunzi byaterwaga n'itotezwa abatutsi bari barakorewe kuva muri za 69, bituma bomongana bajya mu bihugu bitandukanye byari bituranye n'u Rwanda. Nuko Ruki Karusisi yisanze muri Zaire. Ubyumve neza ko Ruki Karusisi umuvandimwe we ari Dr. Diane Karusisi CEO cyangwa se umuyobozi mukuru wa Bank of Kigali. Ubwo byumvikane neza ko ari mushiki we. Muri 1992 Major Ruki Karusisi yinjiye mu gisirikare cy'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu afite imyaka 16 gusa y'amavuko. Uyu mwihanduza cumu ubyumve neza ko ari umwe mu bagize uruhare runini mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ibi igihe igihugu cyasaga nk'ikigiye ku murongo gato, byageze muri 1995 uyu musore rwose ahita atangira amasomo ye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Mu mwaka wo mu 2000 uyu musore yatoranyijwe mu basore bake bakoze amasomo n'imyitozo ikomeye cyane ihabwa ingabo zidasanzwe ni Special Force, maze ayasoza ari mu bakomando ba mbere bakeya binoranywa. Byatumye Ruki Karusisi ahita ahabwa indi myitozo n'amahugurwa, uburyo ki abaperezida barindwamo ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Tayari ibi byahise bituma ashirwa guhera mu mwaka wa 2000 mu ba Republican Guard, cyangwa se ba basore rwose n'inkumi bahawe imyitozo imwe ishiririza ariko ku rwego rwa nyuma, baba bagomba kuzajya barinda abaperezida neza, nibo ba Republican Guard. Uyu musore yahise yinjiramo kuva mu mwaka w'2000. Uyu musore Ruki Karusisi yari mu basirikare bashinzwe kurinda Perezida Paul Kagame. Mu 2004 yari asanzwe n'ubundi ari muri iri tsinda, yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Second Lieutenant. Ubyumve neza ko muri 2007 icyo gihe yari amaze imyaka yose igera kuri 7 arinda Perezida Paul Kagame, ari mu ba Republican Guard bashinzwe kumurinda yaba ari hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Maze kubera ubukaka bwe n'ubushongore agera ku ipeti rya Lieutenant. Amasomo ye yaje kuyakomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma muri 2010 ubwo yabonaga impamyabumenyi ihanitse ya Masters Degree mu bya Environmental Engineering, twese twarabibonaga. Mu mwaka wa 2011 Ruki Karusisi n'ubundi yahise azamurwa mu ntera agirwa majoro. Ntago byagarukiye aha, rudakubise kabiri. Nk'aho ibi bidahagije, ikinyamakuru Keti Press cyasohoye inkuru ivuga ko afande yongeyeho imishandiko y'ubumenyi, maze muri Kanama kwa 2016 rwose ahabwa indi mpamyabumenyi ya Masters of Military Art and Science mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Fort Leavenworth ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2018 Major Ruki Karusisi akimara kubona ziriya mpamyabumenyi muri 2016, byageze 2018 yazamuwe mu ntera agirwa koroneri, ahita anagirwa ku kanya umuyobozi wungirije w'ingabo zidasanzwe SOF cyangwa se Special Operation Force, abo tuzi nk'abakomando ba Special Force.
mu mwaka wa 2022 imyaka yari yisunitse. Ruki Karusisi wari ku ipeti rya koroneri yazamuwe ku ipeti rya brigadier general. Mbisubiremo neza, yazamuwe ku ipeti rya brigadier general. Ni ipeti rigera kuri bake kandi rihabwa bake b'inararibonye mu bya gisirikare. Hanyuma kumugaragara izuba riva, amakamera n'itangazamakuru bihabaye cyane. Inkuru dukesha ikinyamakuru Keti Press mu kuboza kwa 2011 muri 2022 Perezida Paul Kagame akaba umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF yazamuye Major General Ruki Karusisi n'abandi ba Brigadier General babiri aribo Vincent Nyakarundi na Willy Rwagasana bava ku ipeti rya Brigadier General bajya ku ipeti rya Major General, ari naho Ruki Karusisi nyine yaherewe iri peti. Iyi ntera Ruki Karusisi yazamuwemo byatumye ahabwa inshingano zo kuyobora ibikorwa byose by'abakomando ba Special Operation Force, akaba boss wabo hariya mu kigo cya Bigogwe. Muri Werurwe ejo bundi rwose 2025 ubwo uyu Major General Ruki Karusisi wari wavuye ku ipeti rya Brigadier General yageze ku ipeti rya Major General, akaba boss mukuru w'abakomando ba Special Force. Ejo bundi ku itariki nkeya cyane za 2025 yahinduriwe inshingano, avanywa ku buyobozi bw'ingabo zidasanzwe za Special Force ashyirwa ku biro bikuru bya RDF kugira ngo ahabwe izindi nshingano nazo tuzabamenyesha. Tubashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Dukunda ko mutuba hafi, tuzajya dukomeza tubagezaho n'ibindi biganiro naho ubutaha.